na Yago ntago biraza. Yago nawe nibizazashyira irya kabiri. Uzi gusetsa abantu ntibaseka. Noneho gusetsa abanyeshuri. Birakomeye nko gusetsa umuntu ufite urubanza. Cyangwa umuntu wa betinze ajya guseka agahita yuka ati timani barayitsinze. Uyu muntu muremure nyine yakurangira uvuge uri nk'Ikigali we akurangira nyine akoresheje ibintu bibiri abona nyine tu. Bunga DJ Pius kuntu yakurangira ntago ari kimwe nka Kenny Solo. Ushobora kuba muri kuvugana ariko kuyobora ati ngewe tireba hano kuri KCT urabona nk'icyapa ngo cya Infinix ibintu ngibyo ngo noneho nukata urabona ikindi cyapa cya Energy. Urumva rikoresha ibintu biri hejuru. Kenny Solo akoresha ibyapa by'amasibo twatundi twa turi hasi gata ati tikata gutyo urabona isibo ry'umumararungu ngo hirya gato urabona isibo ry'umurenge ikibazo umuntu ki buriya abanyamakuru ngiye barantitsa abana Muhinde ni muntu ki ari nkonoje ubundi numvishe ari kuvuga icyegeranyo mwana ngo Trump ngo yavutse ngo yabonye izuba ngo mu ijoro ryo kuwa gatandatu saa sita z'ijoro man ubwo yabonye izuba cyane ukwezi. Baseho n'abanyabutubanaliza mu kifo kino Iris Rwanda TV sibyo ashakaga nabikoze. Na turabakire kuri Iris Rwanda TV abantu muri mu majyepfo amajyaruguru Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo by'umwihariko mu mujyi wa Kigali turabasuhuje amahoro Imana bane namwe. Tunyarukira muri Uganda baseho n'abanyabutubanaliza mu kifo kino tubagaranyo mu bimanyi. Abarundi abashinga ntayi wabo wa Miss Gateka Features turabasuhuje. Abakongo na mani namwe turabasuhuje. Ndi hamwe n'umuntu hano wambaye ikoti rimusumba. Ntago rinsumbira nzarikuriramo. Iri koti naritiende papa. Ikote ni iryanjye kabisa. Nzarikuriramo. Barariguze. Narariguze. Ako nubwo ari rirerire. Bararihina tu. Nuko naje natabinye ariko ntabwo ari rirerire. Uko nukuyemo. Ukano ntabwo nari nyiteguye kikote. Uramfatiranye. Ubundi rikoti ryakaye nk'iryanjye. Urabona ko ni munini. Ako nawe ntabwo uri muremure ntabwo nsumba cyane. Ukuri. Nyakwa ko ndi simukadi. Oya. Cyakoze wakamamariza ngame muri kadi. Muri kadi. Bamisokose. Oya. Cyangwa urubiti wenda. Ubundi kuno mu Rwanda basigaye baha abasitari nyine birakabyo kwamamaza bagendeye ukuntu bangana. Nka Kibonke yakamamaza Rakirete ubwo nawe nyine niho muri kadi byajyanira. Kibonke yakamamaza Rakirete bitewe n'ukuntu angana. Kandi koko ubwo nkanjye se nka simukadi kase. Guys, tugize gutya turalivinga tubona umunyempano bamwita araza ko twibira amazina ye urivuga cyangwa urigamba cyangwa uribwira kurikiye ko Iris Rwanda TV. Amazina ni Muhinde. Na rya kabiri ndagira biri umuntu agafashe nubwo ashyira izina rya kabiri. Ubu ntikarafata. Ntabwo ndagafata. Wafashe iki? Ikibiribiri. Na Yago ntago biraza. Yago nawe nibizazashyira irya kabiri. Harya Yago afite amazina menshi. Menshi ariko se. Conductor, the preacher, vibrator. Ibyo se ujye ubibona kuri channel byanditseho. Ubwo ni simi ntibiraza. Ariko nyine amazina ni Kenny Angelo. Ubwo nyine iry'ubukomediye ni Muhinde. Twakiriye Muhinde nk'umwe mu bakomediye bahagaze neza muri iyi minsi hari twamumazemo igihe kinini. Reka tumaze tuyivuye akantu gatoya tuwa yatangiriye hehe ese izasoza mu gihe kingana iki cyangwa izakomeza mpaka. Tuwa twatangiye ya Genesis Comedy. Genesis Comedy ubwo ni platform y'abakomediye bakizamuka. Ni Mercy wayitangije. Ubwo nyine nanjye nuko nyirimo ko ngewe rero niga muri IPRC hariya Musanze. Ubwo nagize igitekerezo navuga ko bari bakoze ya high school bwa mbere. Ngiye ngira igitekerezo navuga tuwategura noneho ni ama campus ko aribwo habari n'abantu benshi bakoresha n'ama smartphone bumva bagira icyo bakumarira.
biganiriza abayobozi barabyumva duhita tuza hariya turahatwika kabisa. Nawe ahubwo sinzi ukuntu wahageze ko yari show y'abanyeshuri. Ngewe hari igihe ngewe ndi uruvu. Uyu mutipe yaraje mbiretse wakubwira ko narayemo. Waraye mu kigo? Hehe mu macumbi. Wabihanirwa. Akanwe n'amacumbi narayemo. Narayemye sinaraye mu y'abahungu. Ako nyine bwo tuwira cyakomeje dushobora gukurikizaho IPRC Kigali na ya indi Huye ubwo nayo wara nazo zizajyamo. Iracyakomeye na hano tuzahagaruka. Merci mwahuye mute? Merci ubwo umuntu waduhuje ni nge Babu niwe twahuye bwa mbere sinzi niba umuzi. Babu muri Comedy Night we nari mfite nimero ze kuko ngiye nakundaga comedy kuva kera nyine umupeti. Najyaga muri show ze kuva mfite nk'imyaka nka 13 gutyo. We nimero ze naho nazikuwe. Ubwo nyine uko ugenda ureba ibintu cyane bigeraho bikakuzamo. Nangira kumwandikira yandika ku umukomediye to. Namwandikiye ringo 2020 yansubize 2022. Urumva message niba ari tarajya ako nyine ntago yari yakayibonye abasitari sinzi bafite akazi kenshi. Noneho aransubiza muhaka video arakareba arishima byatari noneho anumira muri show. Yanumiye muri show aribwo bwa mbere arananyintroducinga mbikora fresh ahita avuga ati kabisa ufite gahunda. Niwe wamuje na Merci rero. Wamuje na Merci ko yamuhaye video ya performance nayo nakoze. Merci ayirebye aravuga ati kabisa ati wowe urabasha. Njyayo nawe muri Gen Z nkorayo show nk'ebyiri zigenda fresh nyuma nibwo naje na hano. Turahakora naho turahatwika. Harahiyeho nari mpari. Tunagushimiye cyane rimwe mu bantu bitwaye neza kuri stage kuko buriya comedy wakoze presentation nabi audience yagucitse. Urashigwara nka depression y'iminsi ito. Uzi gusetsa abantu ni baseka. Noneho gusetsa abanyeshuri. Birakomeye nko gusetsa umuntu ufite urubanza. Cyangwa umuntu wa betinze ajya guseka agahita yuka ati timani barayitsinze. Ntabwo biba byoroshye kandi twanakoze show na Bruce itaraza. Urumva harimo n'umushiha no kugutuka. Ntabwo byari byoroshye. Yako byayenze neza ko biri. Twagiye na Muhinde inzenya nk'eshatu. Ari inzenya wa mugabo. Bavuga brag nk'eshatu. Uvuze inzenya ntabwo nataha mu rugo. Urwenya. Okay twagiye. Urwenya. Sasa urabona ari ukuntu mu Rwanda dufite inzu mberabyombi. Inzu mberabyombi ari nka hariya twakoresho usanga ari nko muri salle bakiniramo nka basket haberamo n'ibirori ibintu nk'ibyo. Muri Kongo rero naga akonguka ariko bimeze. Muri Kongo inzu mberabyombi usanga ari farumasi kuko naratangiye muri Kongo buriya kubera igihugu ni kinini byatari ahenshi ni amashyamba rero kugira ngo uce kuri butike wongere kubona indi bigutwara nk'amasaha nkangaye. Rero ho butike nyine farumasi birimo byose ubusanga nk'umugabo azanye n'utwana twe dutatu kaza muri farumasi takakana kamere paracetamol tikano kinyuma kamere isukari tikariya ukanyogoshire nurangiza unagasiramure. Niyo bita inzu mbera byombi muri Kongo. Mumize no rwa kabiri. Eko tukuzibagirwa. Asanga wazimaze. Ahubwo nkunda kuvuga ku bantu bagufi byatari. Abantu bakunda kumbaza ngo kuki uvuga ku bantu bagufi kandi nawe uri mugufi. Ura ntabwo wavuga ibibazo utabayemo. Nkuko byakugora. Njye bwa mbere njya kwifotoreza iranga umuntu n'amaguru yajemo. Kandi bashakaga iki? Ariko buriya abantu bagufi n'abarebare abatandukanye. Buri muntu muremure ntabwo yakurangira nk'umuntu mugufi. Buri umuntu muremure nyine yakurangira uvuge uri nk'Ikigali we akurangira nyine akoresheje ibintu bibiri abona nyine tu. Nka DJ Pass kuntu yakurangira ntabwo ari kimwe nka Kenisoro.
ushobora kuba muri kuvugana ariko kuyobora ati ngewe tureba hano kuri KCT urabona nk'icyapa ngo cya Infinix ibintu nk'ibyo ngo noneho nukata urabona ikindi cyapa cya Energy urumva rikoresha ibintu biri hejuru. Kenny Solo akoresha ibyapa by'amasibo twatundi tuba turi hasi gatati tikata gutyo urabona isibo ry'umumararungu ngo hirya gato urabona isibo ry'umurenge bumboga ibintu nk'ibyo ngo nurenga intambwe 3 ngo hari ibuye utarikandagira udasitara ukomeza ntabwo bakurangira kimwe. Kenny Solo nawe kama Kenny Solo nawe kama ukamuramuzi kama ndamuzi apture we ntabwo wamukoresha interview gutya ahagaze ngo ajye muri kamera akakereka gutera umukeka mugaka baranoza kashaka meza umukobwa mwiza uri inyuma ya kamera ndaje mwenda ndabahuza turebe ndashaka kuza kumunterera imitoma se njya nira imitoma brag 3 sizagiye oya tanze ebyiri ya indi iranga muntu se ntabwo yari noza atwongeze bongeze brag se sasa hari ukuboro nyine umuntu uza mu biryogo urahazi mu biryogo urareba nta kintu badakora ndamumba sindahajya no mu biryogo nta kintu badakora barapirata bya dance numva ngo mu biryogo nahaye usambo mu migina mu migina nahinuza nahinuza abakobwa beza biryogo naguze keke ngera mu rugo yabayikiraha ariko ibyo biboro ubundi njye mbizi ku bahanzi bo mu Rwanda nibo bakora indirimbo noneho ugasanga amashusho ntabwo ajyanye na audio. Bana nka Vestina na Dorcas bafite indirimbo nshyashya subazi ni nabi Musanze bafite indirimbo nshyashya bita Arakiza. Njye numva audio bwa mbere nahise ko ari y'Imana ariko narebye video ngira ngo ni y'aba veterineri man. mama amabote n'amataburiya uranyishyura nyine urareba indirimbo yitwa Arakiza muri audio nyine urabyumva ko ari y'Imana ariko urebye video ubona baragiye urumva rero ntabwo bihuye kabisa boro ubundi n'abatubuzi ntabwo ari ubutubuzi nyine ni ugukora ibintu bitajyanye tu ibyo boro ubundi byageze no muri amashopu ya online sinzi shop ejo ubonye kuno nyine ubu bireba kuri phone noneho ukodaringa bari bashyizeho album ya Meddy ndayireba noneho bati ibiceri 100 ndabyishyura ba link ndayidownloading nyiplayinze numva ni ya senderi mwana brageze sizo ngizo ubwo nguteye izo nzakora zose ubutaha nugaruka ntabwo uzaseka. umaze igihe kingana iki muri comedy? Natangiye kera mwana natangiye niga segonderi ariko ubundi ngewe nanavutse nsetse kose ahantu hose nabaye ubundi baba bari guseka ariko nyine mbitangira bwa mbere nari muri segonderi mu wa kabiri nabwo nakinaga amateatre turanze ndi ko actinga bya atari nakinaga amateatre ibintu nyine nk'ibyo ariko stand up yo nayitangiye niga muri nari mfite imyaka 16 kuriya nyine usetse uri imbere y'abantu ubwo nabitangiye kabisa. Stand up comedy ni igice navuga gitangiye kuzamuka bitamaze igihe kinini cyane. Murabona nibura hari kuntu bizagera igihe akantu kakaboneka? Biratanga icyizere kabisa kuko niba asakora show akora show noneho ibirimo abantu ba hafi 1000 akagurisha amatike akuzura umva icyo ni icyizere bitanga ko abantu bazakomeza kugenda babyumva. Kandi nakuno dukora matuwa muri campus nta kindi ko nta yindi nyungu tuba dutegereje no gukundisha abantu comedy bakayimenya. Nibangwa muri kubaka uruganda no kurwubaka no gukundisha abantu bano nibishima nibo nyuma baza bakishyura bakakureba. Urumva bisaguye hasi. Hari gusanga imyumvire atari imwe umuntu yinjiye mu ruganda tagetara amafaranga atumba akakwiye kumanza kubaka ubwaga spending. Niye message wahereza uwo muntu umva ko talent ye uko yinjiye mahita imhereza inyungu in terms of money? Nama nukumva amateka ya Bruce Melody.
ukuntu navaga i Kanombe akajya i Nyamirambo ubu yavaga i Kanombe akajya i Nyamirambo n'amaguru. Ariko nyine ugomba kubanza gukora iyo ugitangira kugira ngo abantu bakumenye. Kugira ngo abantu bakumenye, then nibakumenya wigaragaje ko ushoboye nibo nyuma nyine bazakwishyura. Kuko ntabwo nabwo buri gihe uzahora ukorera ubusa, ariko wowe banza ukore wereke abantu ko ushoboye, noneho nyuma bizagenda neza kabisa. Hari ikiganiro cya Bulldog mperutse kureba ari kuvuga ngo mani ngo ngiye nagiye muri ibi bintu ntatekeza ko ubukaro buzanaboneka. Ni cyambere nashaka gupushinga project zanjye kugira ngo zigere ku bantu, ubu ni project zigeze ku bantu kaje zitangira kuboneka. Sicyo cyaba kibura ku bantu bitwa abanyempano, bamwe batangira kubona impano yatangiye kuzamuka agatangira kujya kuririmbira 100,000 kandi haraho yari buzagira akarimbira miliyoni. Bisaba kwihangana byo, niho ukanareba nawe abantu bagira intego zitandukanye. Hari igihe we wenda bayumva ibyo 100,000 we ariko nyine ariho hejuru yashaka kugera, ariko iyo ufungutse mu mutwe ukavuga ngo wenda nyuma y'ibi ngibi hari izo miliyoni. Yewe rero ukuntu mbyumva kubanza gukora noneho ukazasarura nyuma. Niko mba mbyumva kabisa. Tutaragera kure cyane ariko kandi nanone twekiza ku musozo, ubundi Muhinde ni muntu ki? Nk'umuntu kumvisha ati Muhinde ni umwana ni Musanze ni w'i Kigali ni w'i Gicumbi cyane wo muri Mbyo. Muhinde ni muntu ki? Ikibazo muntu ki? Buriya abanyamakuru ngiye baransitsa abana. Muhinde ni muntu ki? Ari nkonoje ubundi numvishe ariko uvuga icyegeranyo mwana ngo Trump ngo yavutse ngo yabonye izuba ngo mu ijoro ryo kuwa gatandatu saa sita z'ijoro. Mwana ubwo yabonye izuba cyane ukwezi. Abanyamakuru ariko nyine Muhinde ndi umuhungu nyine. Ubwo mbaje ndi muntu ki? W'inzobe imibiri w'inzobe mu maso, imibiri yombi ku maboko, ndi muremure. Muri kamera bankasi nimubishidikanyo, ndi muremure. Noneho ikindi bwo navuga nkunda comedy, nkunda na music byatara. Uri inzobe uri muri yatamba abakobwa badakunda. Aya. Ntabwo kurabura nanga kubyemera njye no. Oya. Biri gihe ibintu abahungu b'inzobe ntabwo bakigezweho. Ntabwo bakigezweho byatari ntabwo ari nka mbere. Ariko ako kantu gikumva. Njya nkumva ariko ngira amahirwe ko ngiye nari inzobe tu umuzungu. Amahirwe ngira. Nta mugabo uraho ndafite ibimenyetso by'abagabo ngaba afite nka ntuze hano. Abadafite ubwanwa. Njya mbabona. Umugabo udafite ubwanwa. Njya mbabona ko. Washimira Imana kumera ubwanwa. Ndashimira Imana kuba bufite. Iby'igiciro. Ndashimira Imana kuba buri kuza. Ariko ufite umukameramani w'igikara we. Uyu mutipe azaguhombya rero. Kuko wajya ucana no ku manywa kugira ngo umubone. Urumva uwo muriro wazaho. Ariko reba umuntu bahagararanye yamumize. Niwe uri gutuma mubona. Alright, tubashimiye tubibutse yuko turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima Hagane. Ni hoteli nziza yujuje buri kimwe cyose. Ubundi ugubwe neza uri hariya muri Fatima. Dusange kuri Susa Garden. Ubundi na ahantu heza wasohokera uri kumwe n'umukunzi wawe ukagubwa neza. Lipia Restaurant barakugaburira, bateka neza, nabo uragubwa neza. Turi kumwe na filime Ikiro cy'urukundo mwakunze cyane muri benshi, ntabwo yarangiye, iracyari mo clothing season ya 4 ni mu kwa 9, ariko mbararike tariki 13 dufite show mu karere ka Musanze izabera kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Tuzaturi kumwe n'abahanzi batandukanye, tuzatrimingamo live filme. Ni filime ifite ubuzima yigisha ku banyeshuri kuva segonderi, primaire na gardienne ndetse kugeza kaminuza, igaragaza ubuzima bw'umuntu avutse kugeza apfuye. Ni tariki 13 saa 12 nijoro twateguye, ni grand night yo kwenjoyinga, kurya no kunywa, uzaze wishime. Invitation letter twarazitanze, ariko utayifite kwinjira ni 30, ari couple ku muntu umwe ni 20. Welcome. Kazira ivu muri icyo gitaramo.
akazi ukaba uri bukanyemerere babyumva. akazi ndaza kukagusabira. Hari timu nyandi kwamamaza. Nta kibazo. Muhinde ari kugira isoni. Ngira isoni kabisa. Ndaje ngo umukobwa mu mwanya ndeye kugira isoni. Nta kibazo. Ibyo ndabyemeye. Turashimiye cyane mwakoze kwitabira. Murakoze cyane. Tubararikire part 2.